Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 42. Yakobo yohereza abahungu be mu Misiri. Yakobo amenye ko mu Misiri hari amahaho koko, abwira abahungu be ati ni kuki murebana gusa? Ati numvise ko mu Misiri hari amahaho. Cyo nimumanuke mujyeyo kuduhahira tubeho tutazashira. Bene Yakobo bamanuka ari 10 bajya guhaha ingano mu Misiri. Yakobo ariko ntiyohereza Benyamini murumuna wa Yozefu ngo ajyane na bakuru be, kuko yibwiraga ati hatazagira icyago kimubaho. Bene Israheli bagera rero mu Misiri baje kugura ingano nk'abandi bahashyi, kuko inzara yari ikaze mu gihugu cya Kanahani. Yozefu yakirana inabi abavandimwe be. Yozefu niwe watwaraga igihugu cyose, akaba ari uhahisha abaturage bose. Bene se rero baraza baramuramutsa bubitse umutwe ku butaka. Yozefu abonye bene se arabamenya, ariko abahisha uwo ari we, ababwira bakanika ati mbe murava he? Bati tuvuye mu gihugu cya Kanahani tuje guhaha ingano. Yozefu yari yamenye abavandimwe be, ariko bo ntibamumenya. Ubwo Yozefu yibuka za nzozi yari yararose ziberekeyeho. Arababwira ati muri abatasi, mwazanywe no kugenzura ahatarinzwe neza mu gihugu. Baramusubiza bati oya shobuja, abagaragu bawe tuje guhaha. Twese uko tureba turi abana b'umugabo umwe, turavuga ukuri kuzira ikinyoma. Abagaragu bawe ntabwo turi abatasi. Yozefu ati oya ye, mwaje gutata ahatarinzwe neza mu gihugu. Bati abagaragu bawe twari turi abavandimwe 12, turi abana b'umugabo umwe wo mu gihugu cya Kanahani. Umuto yasigaranye na se, undi ntakiriho. Yozefu ati sinababwiye ko muri abatasi? Dore uko mugiye kugeragezwa. Ndahiye Farawo, ntabwo muzava ino murumuna wanyu uwataje. Nimwohereze umwe muri mwe ajye gushaka murumuna wanyu, mwe muzasigara mufunze, kugira ngo tubanze tugenzure ukuri kw'imvugo yanyu, tumenye niba muri mu kuri. Bitabaye ibyo, ndahiye Farawo, muzaba muri abatasi koko. Nuko abafunga iminsi 3, ku munsi wa 3 Yozefu arababwira ati nimukore uko ngiye kubabwira, mukunde mubeho, ntinya Imana. Niba muvugisha ukuri, umwe muri mwe agumine ari imbohe mu nzu mufungiyemo, abandi mugende mujyane ingano zo kurengera imiryango yanyu ishonje. Hanyuma muzagarukane murumuna wanyu w'umuhererezi, kugira ngo tuzagenzure ukuri kw'imvugo yanyu, mutazapfa mugashira. Babigenza batyo. Barabwirana bati ni ishyano, twese twacumuye kuri murumuna wacu igihe yari mu kaga, yishwe n'agahinda ntitwumwumve, kandi atwinginga, nicyo gitumye natwe tugwa muri aka kaga. Rubeni niko kubasubiza ati sinababwiye ngo mwoye guhemukira uwo mwana? Ariko mwanze kunyumva, none dore amaraso ye arahowe. Ntibamenya yuko Yozefu ahita yumva ibyo bavugaga, kuko yari yazanye umusemuzi. Yozefu abasigaho ajya ahiherereye ararira. Hanyuma arahindukira avugana nabo, afata Simewoni, bamuboha bene se bareba. Abahungu ba Yakobo basubira muri Kanahani. Hanyuma Yozefu ategeka ko buzuza ingano mu mifuka yabo, na feza bari batanzeho ikiguzi bakasibasubiza mu mifuka wa buri muntu, nyuma bakabaha impamba y'urugendo. Nuko yabagenjereje. Nuko bajyana ingano zitwawe n'indogobe zabo baragenda. Bageze ku icumbi, umwe muri baza guhambura umufuka we ngo ahe indogobe y'icyo kurya, nuko abona feza ze ziri hejuru y'ingano. Abwira bene se ati banshubije feza zanjye, dore ziracyari mu mufuka wanjye.
bakuka umutima, bahinda umushyitsi, baravugana bati Imana yatugize ite? Bageze kwa se Yakobo mu gihugu cya Kanahani, bamutekerereza ibyababayeho byose, bati umugabo utegeka icyo gihugu yatubwiye adukanika, adufata nk'abantu baje gutata igihugu. Twamubwiye ko turi abantu bavugisha ukuri, tuti ntabwo turi abatasi, turi abavandimwe, twabyawe n'umubyeyi umwe, twari 12, umwe ntakiriho, umuto yasigaranye na data mu gihugu cya Kanahani. Nuko uwo mugabo utegeka igihugu aratubwira ati dore ikizamenyesha ko muvugisha ukuri, nimusigire umwe muri mwe, mwende ibyo mushyire imiryango yanyu ishonje, maze mugende. Muzanzanire umuhererezi wanyu, niho nzamenya ko mutari abatasi, ahubwo ko muvugisha ukuri. Nanjye nzabasubiza mwene so, kandi muzabona uburenganzira bwo guhaha hose. Mu gihe cyo guhambura imifuka yabo, buri muntu akajya asanga feza se mu isaho. Barabibona na se arabibona, bashya ubwoba. Se Yakobo arababwira aterega mumazeho abana. Yozefu ntakiriho, Simewoni ntakiriho, none ngo mwantwara na Benyamini? Ibyo byose nige bigwiririye. Nuko Rubeni abwira se ati nintamukugarurira, uzica abahungu banjye bombi, umunshinge nzamukugarurira. Yakobo ati umwana wanjye ntabwo azamanukana namwe, mukuru we yarapfuye asigara wenyine. Aramutse agiriye ibyago mu nzira muzacamo, mwatuma njyana imvi n'agahinda ikuzimu.